Hambere hariho umusaza akitwa Ngango, akaba yari afite abahungu benshi, bamwe bamenyekana ku bujura ruharwa n'ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Kigali. Uyu nawo wari ukivuka, umaze gushingwa n'umudage Richard Kandt mu 1907. Kigali rero yaje kuyoborwa bwambere n'umunyarwanda uyu nyine muzehe Ngango, ari nawe se w'aba bahungu babaye ibimenya bose n'ibirangirire ruharwa mu bitari ibyiza, dore ko burya umuntu ashobora kwamamara haba mu byiza haba no mu bibi. Kuva ubwo rero abajura bose n'abandi bagizi ba nabi, abambura abantu twabo, babatizwa benengango bose. Mu kuvuga rero ku bagizi ba nabi, inkozi z'ibibi, abajura n'abatekamutwe, abanyarwanda iteka babavumira ku gahera, bagakoresha imvugo nyinshi kandi zinyuranye bavuma ibikorwa bigayitse n'ibiteye agahinda n'igihombo bakora. Rimwe rero muri ayo mazina y'ikimenya bose akunze gukoreshwa rikaba benengango, rikoreshwa bashaka kuvuga abajura, abatekamutwe n'ibisambo bikoresha ingufu cyangwa ibigango cyangwa se n'ubucakura, amanyanga, ubufindo n'ibindi, kugira ngo bicucure abantu twabo nta n'inkuru, maze ba nyiri gucucurwa bagasigara bahombye byose amaherere, bakikorera amaboko mu gahinda no gushoberwa bitavugwa. Nguhaye ikaze wo kuri iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Njyewe nitwa Ntirumara Intwari, nkunda amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka tuvuge ku nkomoko n'igisobanuro cy'izina benengango rikunze gukoreshwa mu Rwanda bavuga abajura ndetse n'ibisambo. Ese ni ukubera iki bitwa gutyo? Ubundi benengango ni bantu ki? Ese bihuriye hehe na muzehe Ngango wayoboye umujyi wa Kigali mu 1909? Byaba se bishamikiye ku iterambere umujyi wa Kigali wagiye ugira, cyane cyane ryagaragaye mu myaka ya za 70 na 80? Ese bihuriye hehe n'abanyamujyi badashirwa amakenga n'abanyacyaro muri rusange, na nyuma y'imyaka ya kera kugeza n'ubu bikaba bikimeze gutyo, abo mu byaro, inkengero z'imijyi n'insisiro bakaba badashira amakenga abantu bo mu mijyi? Reka rero tubigarukeho byose. Ubundi benengango nk'uko twabigarutseho ni imvugo ikoreshwa bashaka kuvuga abajura, ibisambo cyangwa se abandi bagizi ba nabi bambura abantu ibyabo. Benengango rero bakaba abantu nyine biba, abariganya abandi, yaba ari abashikuza abantu ibintu mu ntoki, cyangwa se ababibanyanganya mu bundi buryo hakoreshejwe amanyanga, ubucakura, ubufindo cyangwa ibindi bikorwa bituma uwari ufite ikintu acyamburwa amaherere. Abo rero bose bakitwa benengango. Hanyuma rero hari amakuru adafitiwe gihamya avuga ko iri zina benengango ryaba rikomoka ku musaza Ngango wayoboye umujyi wa Kigali bwa mbere mu 1909, ubwo nyine wari umaze gushingwa na Richard Kandt. Hanyuma abo bahungu be bamwe bakaba bari abajura, nuko bigatuma abari barimo kwisuganya batura muri Kigali bwa mbere, abajura bose babita benengango. Babona umuntu wiba bati dore mwene Ngango, dore nawe ameze nka benengango. Bituma rero abajura nyine bambara urwo rubwa, ariko si n'urubwa kubera ko rwaba urubwa ari uko babeshyerwaga, ahubwo iryo zina rirabahama, dore ko nk'izina ari ryo muntu. Ngabo rero abitwa benengango naho bihuriye n'uwo musaza. Icyakora nanone ubirebeye mu yindi mfuruka, wasanga benengango ari ijambo ryogeye cyane mu Rwanda mu myaka ya za 70 na za 80, aho umujyi wa Kigali wari urimo kugenda utera imbere, amazu mashya y'imiturirwa agenda yubakwa, utuzi dushyashya duhimbwa, ndetse n'imirimo itari isanzwe ihari itarabagaho mu Rwanda rwo hambere ikagenda ihimbwa inahangwa, bigatuma rero n'ubutekamutwe, ubwambuzi, ubwesikoro mbese mu ijambo ry'ubu ngubu nabwo burushaho kuba bwinshi. Muri iyo myaka rero ya za 70 na 80 nibwo abantu benshi biganjemo urubyiruko batangiye kwimuka bava iwabo mu byaro n'inkengero z'umujyi ahitwaga Kigali ngari. Abakuru badukurikiye murahazi, bakagenda bimuka baza muri Kigali gushaka imibereho no kongera amikoro. Uko rero kuza ko abantu benshi baturuka mu byaro baza muri Kigali byatangaga n'amahirwe menshi yo kuba ubugizi bwa nabi bwakwiyongera, maze n'utakoraga ibibi akaba yabihigira.
Kuva ubwo ngubwo rero hanabayeho ikintu cyitwaga gutera gatarina. Hari umusaza ukuze twaganiriye ambwira ko mu myaka ya za 70 na 80 habagaho amabandi yo mu mujyi wa Kigali yateraga gatarina. Gutera gatarina rero bikaba kumena urugi hakoreshejwe imbaraga, akenshi hagakoreshwa nk'ingeri y'igiti iremeye cyangwa se ikindi kintu gishobora kumena urugi rukagwamo imbere, maze umuntu akinjira akiba cyangwa agasahura. Ibi rero nabyo ngo byakorwaga n'abitwaga benengango, aba bajura nyine n'ibisambo bigira nabi mu myaka ya za 70 na 80. Hanyuma rero si n'ubwo ngubwo gusa, kubera ko n'ubu ngubu iryo jambo riracyakoreshwa, kubera ko abanyacyaro ntabwo bigeze bashira amakenga abantu bo mu mijyi. Ni naho havutse amagambo nk'amasarigoma, mayibobo, marine rikoreshwa ubu ngubu ndetse n'andi. Mu kiganiro twakoze tuvuga ku isengesho rya sarigoma, twumvishe ukuntu aba bana bo mu muhanda batagira kirera akenshi babayeho ubuzima bubi, bikaba byatuma biheba ndetse bagahinduka ibiharamagara, bakishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, kwiba, kwambura, kwica n'ibindi, bikarangira nyine nabo babaye benengango. Ikindi kandi benengango kuri ubu ngubu usanga harimo n'abasore b'abasongarere, babandi bigize amagayi bahoza amaboko mu mifuka ngo bazarya utw'abandi bakoresheje ubunyoni n'ubutekamutwe, bigatuma izina benengango rirushaho kubona abandi bantu barihabwa ntirive mu mitwe y'abanyarwanda, kubera ko nyine ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubujura n'ubwambuzi ntibijya bicika. Nibyo rero burya ngo akabi ntaho kajya, na benengango ntaho bagiye. Ubwo rero urumva ko iri jambo rikomoka kure kandi rifite amateka maremare mu Rwanda, rikaba rero ari icyo ngicyo risobanura, ari naho ngaho ryakomotse. Icyakora igitangaje kandi kidasanzwe ni uko burya ngo nta murozi wabuze umukarabya, kandi ngo hari imvugo najyaga numva nkiri umwana ngo kirya abandi cyo bajya kukirya kigatambazara. Benengango nubwo bavumirwa ku gahera gutya, nabo ntabwo babura guteza imbabazi, kugeza ubwo ku rubuga wabona kuri internet rwa Wiki Rwanda wahasanga isengesho ryitiriwe benengango. Ntabwo iri sengesho ryose twarivuga, ariko reka tugaruke kuri amwe muri ayo magambo ari muri iryo sengesho. Ritangira rigira riti: Ngango na Nyirangango babyaye benengango, uyu rucuza bigega mu gicuku gicinyiye, babyara mwene bwenge uyu wibisha umutwe, akawutekana ubwenge aho i Nyarugenge. Urumva iyo subirajwi ni isengesho rero rya benengango ryamamaye cyane, ririmo andi magambo menshi, ariko icyo gice cya mbere kiritangira kirakumvisha ukuntu benengango ari ijambo ryamenyekanye cyane. Isengesho rikomeza rivuga riti: sinamenye karuko inkoni iryana, nabibwiwe na ruvubu iyi ruvuza amahiri, 220 rwa ndembo nini, nabibwiwe na ruvubu igihe mfashwe busambo mu muhima wa Nyarugenge, gendana ubugenge amasigamana. Urumva ko benengango barimo batakamba bavuga amagorane, ibibazo biri muri uyu murimo, sinzi na nawe umurimo cyangwa ari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi, ariko bavuga ko nabo ubwabo basumbirijwe ibintu bitoroshye, ishyamba atari ryeru, bari mu mazi abira, hari ubwo bagira ingorane nyinshi. Ngibyo rero ibisobanuro n'inkomoko by'ijambo benengango. Najyaga numva nkibaza, se mama uwo ngango ninde ku bundi mwene runaka aba ari umwana we? Nizere ko rero mubisobanukiwe. Watwandikira muri comment niba hari ikibazo, inyunganizi cyangwa se igitekerezo. Mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.